Amahoro n'umugisha kuri muri mwese mukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Uri kwibaza ngo uyu munsi tubafite iki, tugiye kubaha iki? Nago ndi nyine ndi kumwe na Nziza Claudette, ariko by'umwihariko uyu munsi twabageneye agace twahariye abahitinze n'abahitinzi. Uri kwibaza ngo mu gace twahariye abahitinze n'abahitinzi niki twakuzaniye? Nuko uyu munsi twakugendereye tukakuzaniramo mu byamamare byahitinze bikanahitinga byagiye mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar Season 1. Uyu ni umwaka tugiye gutangira, umwaka wa mbere wa Primus Guma Guma Superstar. Abahanzi bitabiriye iryo rushanwa cyangwa se babaye nominated, abo ni bahanzi icyo gihe bitabiraga iryo rushanwa bari abahanzi 10, ariko by'umwihariko iyi rushanwa rya Primus Guma Guma Superstar abantu baje kuryitabirwa nuko by'umwihariko hatagaragayemo abakobwa cyangwa se abahanzikazi b'abakobwa. Nuko kandi muri rushanwa harimo abaraperi cyangwa se abantu baririmba injyana ya hip hop babiri. Ibyo byose muraza kugenda mubibona. Reka duhere ku muntu wabaye nominated wa mbere muri rushanwa Season 1. Umuntu wabaye wa mbere muri no rushanwa rya PGGSS Season 1 yari Dream Boys. Akaba yari groupe ifite abantu babiri. Uwa mbere bakaba bari umwe yitwaga TMC undi akitwa Platine. Aba bahungu bakaba bararirimbaga injyana ya R&B. Reka tujye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi wari ukomeye cyane, byagaragaraga ko afite experience ihagije, bamwitaga Dr. Cloud. Yari umugabo ukomeye cyane, dore ko bamwe banavugaga yuko yabazaga cyangwa se yari afite umwe mu bahanzikazi banamubakingaga, kandi akaba ari n'umugore we. Yaririmbaga muri groupe y'abakobwa babiri, baririmbaga neza, ariko sayingi tukaba tutazi irengero ryabo. Uwo akaba ari Dr. Cloud wari wabonye nominated ku mwanya wa kabiri, waje guhamagarwa mu bantu babonye nominated muri Primus Guma Guma Season 1. Reka dukomeze no ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu tukaba twari tubafitiye indi groupe yitwa Urban Boys. Iyi groupe ikaba yarigizwe n'abantu batatu: Humble Jizzo, Safi Nizo ndetse na Nizo. Aba bagabo bakaba bari babizi cyane, bakaba bari bahatanye na yindi groupe yari navuze hejuru yitwaga Dream Boys, bombi baririmba injyana imwe. Aba bagabo barabiciye biracika, abagabo bararirimba amashyari, abagabo bararirimba indirimbo zigiye zikomeye cyane. Reka dukomeze no ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane umuhanzi waje guhamagarwa ku mwanya wa kane mu bantu babonye nominated, uwo nta wundi yise amazina menshi, ariko izina ryafashe bamwitaga Kabaka cyangwa se umwite Jay Polly. Uyu Jay Polly yaje kugera ndetse no kuri finali muri rushanwa rya Primus Guma Guma Superstar Season 1, aho yaje kugera kuri finali abafana batera amabuye. Nakubwira ngo wowe ukurikira kino kiganiro Petit Stade waba yibuka kubera Jay Polly kuri Primus Guma Guma Superstar Season 1. Reka turebe undi muhanzi wabonye nominated ahamagarwa ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu tukaba tubafitiye umuhanzi abantu benshi bakundaga, umuhanzi abantu benshi bavugaga ngo abyutsa abantu mu rukerera, ari we Rusake Igisumizi Riderman. Uwo ngo akaba ari we waje ku mwanya wa gatanu. Uyu nguyu rero akaba nawe yararimbaga injyana ya hip hop, abantu benshi baramukundaga nawe kukajyana ke keza cyane. Reka dukomeze ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu turaza kwasanga umwanya cyangwa se umuntu wari ukuriye Choga Star. Yarazanye injyana idasanzwe hano mu Rwanda, abantu benshi baramwishimiye baramufana. Aza muri rushanwa rya Primus Guma Guma abona na nominated kubwo injyana yiwe yari yihariye ya Choga Star. Uwo nta wundi ni Rafiki wabaye nominated, agahamagarwa ku mwanya wa gatandatu mu bantu babonye nominated muri Primus Guma Guma Superstar Season 1. Reka dukomeze no ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa karindwi tukaba tubafitiye umuhanzi witwa Mani Martin. Abantu benshi tukaba twari tumuzi ko ahoguza cyane, azi kuririmba cyane. Abantu tukaba twari tumuzi aririmba injyana ngo ideni n'izindi ndirimbo zindi nziza yagize muri icyo gihe. Uyu muhanzi akaba yarahamagawe muri rushanwa rya PGGSS Season 1, akaba nawe yarabikoze akabugira amahirwe akagera muri rushanwa ku nshuro ya mbere. Kadukomeze ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turaza kwasanga umugabo cyangwa se umusore wari ufite igihagararo n'ubukaka, akaba yari Kitoko
iyi Kitoko yari yararimbanye indirimbo zitandukanye, ariko indirimbo yari iriho muri icyo gihe abantu benshi bagenderagaho ni indirimbo yari yararimbanye na Dream Boys. Iyo ndirimbo bakaba barayitaga Bella. Iyi Bella yakoze ibintu byinshi cyane hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa. Kitoko akaba yarabashije kuba nominated, akaza guhamagarwa ku mwanya wa 8 mu bantu babonye nominated muri Primus Guma Guma Superstar Season 1. Reka dukomeze ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 tukaba tubafitiye umuhanzi witwa King James. King James yarimbaga abantu bose bakasara. King James afite ijwi ryiza. King James wakundwaga cyane cyane n'igitsina gore kubera injyana yaririmbaga. Uyu King James nawe akaba yaraje kuba kwisanga yahamagawe muri rino rushanwa rya PGGSS Season 1. Reka dukomeze no ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turaza kuhasanga umugabo bita Tom Close. Uyu Tom Close ni umuntu utandukanye abantu benshi bizereragamo mu kuririmba. Abakuru, abana n'ababyeyi ndetse n'abayobozi baramwishimiraga, dore ko uyu Tom Close ari nawe waje kwegukana irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar Season 1. Uyu Tom Close niwe muntu wabashe gukora ibintu bihambaye, akaza no kwegukana iri rushanwa hano mu Rwanda ryari rihari, dore ko ari nawe wabimburiye abandi bahanzi bose mu marushanwa yose. Uyu Tom Close kandi akaba ngo Sayingi akaba ari we muntu ukomeye cyane, akaba yaragiye ari umuhanzi, ariko Sayingi akaba ari umwe mu bahanzi bari ufite umwanya w'ubuyobozi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba ashinzwe gutanga amaraso. Uyu Tom Close nakubwira ngo ni umuntu ukomeye cyane kandi waje no kuririmbana n'umuhanzi wa mbere wageze hano mu Rwanda ukomeye ariwe John Kingston. Reka dusoreze hano. Iyi cyari kiganiro twabahitiyemo mu bahitinze n'abahitinzi. Nari MC Karanga na Claudette Nziza nakagaruka.